he thought it'd be perfect for Conan. So I came in, I met Marcus actually in Carrie's office, and filime y'uruhererekane yitwa Game of Thrones ino yatumye agarukwaho cyane kuko ari filime abakina ariko kandi akaba yarahawe role igaruka ku miterere y'inyuma, imiterere ikunze kuvugisha benshi bikanajyana n'ubundi birumvikana no kuba yarakinnye hano arindwanye. Uyu Jason Momoa ni umugabo w'ibigango, umusatsi urenga gato ku ntugu, ubwanwa bwinshi, agapima 101, uburebure bwa metero 193, ndetse benshi bakanemeza yuko afite uburanga bwinshi nk'igitsina gabo. Uretse Game of Thrones yanagaragaye mu yindi nayo yakunzwe cyane yitwa Aquaman. You look rough. Aho uyu aba ari umukinnyi wayo w'imena. Ino filime wanavuga yuko ari yatumbagije cyane ubwamamare bwe ndetse n'amafaranga, agahita bicyamamare mu buryo burenze cyane uko yari imbere. Arazwi cyane kuko amaze kugira ibikorwa byinshi mu ruganda rwa CiNEMA ku isi. Ibi rero bikaba byarabaye ibindi nyuma yo kujya hanze kwa filime yakunzwe cyane Aquaman, ino yakurikiye izindi n'ubundi turi buze kureba yari yaragiye agaragaramo mbere. Uyu mugabo ugira igikundiro cyinshi ku bagore waruzi uko yatunguye benshi, ndetse bamwe bakanagaragara nkaho rwose batabikunze ubwo yashakaga umugore umurusha imyaka 12 y'amavuko, atari na bya bindi yeyo ngo abasore bashobora kwemera kubana n'umugore badakunda cyangwa se nanone ubaruta mu myaka kubera gukurikira amafaranga, dore ko kuri Momoa yarushaga amafaranga n'umugore bari bagiye kubana. Nibiki byihariye bindi wamenya ku buzima bw'uyu mugabo, umwe mu bamaze kugira igikundiro cyinshi cyane muri sinema ku bwa filime zitandukanye yagiye akina. Ikaze mu kiganiro amateka yabo cya none, ikiganiro kigiye kugaruka ku buzima bwa Jason Momoa, nk'umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe cyane ku isi kugeza ubu. Nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Ahantu heza cyane ho gusohokera usangira n'abawe muganira, reka nkurangire John Steps Cafe. Haba imitobe myiza cyane y'umwimerere ikozwe mu mbuto nziza kandi neza, coffee z'ubwoko bwose, milkshakes, smoothies ndetse n'ibyo kurya by'amahitamo yawe byose ubisanga hano muri John Steps Cafe. Kandi dutanga amahugurwa arimo gutegura ikawa, imitobe yose ndetse na milkshakes aribyo bita barista training. Dutegurira kandi ibirori bitandukanye, yaba amafunguro n'ibyo kunywa, ndetse ababyifuza mu rugo nabo tubasha kubibagezaho mu buryo bwihuse, dore ko wanadusanga kuri vuba vuba. John Steps Cafe wadusanga imburabuturo ku kibuga umanuka usa nk'uwerekeza Sanzinike aho ikibuga kirangirira. Wanadusanga kandi mu Rugando ku gasoko abamotari baparika mu gahanda k'amabuye. Ku bindi bisobanuro watuvugisha kuri izo telefone. Jason Momoa avuka mu muryango ari umwana umwe. Yavutse tariki ya mbere y'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1979. Yavukiye mu birwa bya Hawaii biri mu gice cy'uburengerazuba bwa Amerika mu nyanja ya Pacifique. Nyina yitwa Connie, aho yakoraga akazi ko gufotora, mu gihe se ari Joseph Momoa, aho uyu we yakoraga akazi ko gusiga amarange. Se wa Momoa nawe akomoka muri ibyo birwa, mu gihe nyina umubyara we afite inkomoko mu Budage. Muri kano gace Momoa avukamo ni agace avuga yuko akunda cyane, ndetse akaba ari umwe mu bantu bakunze kuvuga yuko ahantu umuntu aturuka akwiriye kuhubaha. Niyo mpamvu rimwe na rimwe yagize amahirwe abasha kuvuga ku bijyanye n'indimi zaho, ndetse uko turi buze kuza kubibona yakunze cyane kugaruka ku nkomoko y'ahaturuka, akanatangaza rwose yuko ari ibintu yishimira. Momoa ababyeyi be batandukanye amaze kugira amezi 6 gusa y'amavuko. We na nyina baje kujya gutura muri leta yitwa Iowa, imwe muri leta zituranye na Mississippi muri leta zunze ubumwe za Amerika. Aha niho yakuriye ndetse anahigira amashuri yisumbuye yayigiye mu ishuri ryitwa Norwalk High School, ishuri riherereye mu mujyi wa California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Kino gihe akiri muri segondere yarazwiho gukina umupira cyane. Yari umwe muri b'abanyeshuri bakundwa bikomeye, abanyeshuri benshi b'abakobwa baramukundaga kandi bakamufata nk'icyamamare nubwo byari bikiri kera cyane. Momoa rero ibyo ngibyo yavugaga yuko atabikundaga cyangwa se ngo abyange, ngo yabonaga ari ibintu atarimo gusobanukirwa uburyo abanyeshuri bamukundaga ugereranyije n'abandi basore bamwe bakanifuza yuko yababera umukunzi. Aha ngo yarabahakaniye benshi, ati ntabwo naje gukundana ahubwo naje kwiga. Ajya atebya maze akavuga yuko yibutse ukuntu yakatiye abakobwa icyo gihe yumva ari ibintu bimubabaje, atuwansubiza inyuma bari abakobwa bose nakatiye nshobora kugerageza noneho kubitaho. God damn. I don't want to ever see Jason Momoa clean. All right, there we go. That's a nice one. Kino gihugu yari mu mashuri yisumbuye yari hafi kurangiza, yabaye umunyamideli ndetse akajya yitwara neza imbere y'abantu yaba mu ntambuko ndetse n'uburyo yagaragaraga. Abantu benshi ndetse n'inshuti ze bamubazaga niba yarigeze gukoraho kano kazi ko kwactinga cyangwa se ko kwerekana imideli, akababwira yuko ari ubwa mbere bikoze mu buzima.
benshi bakagorwa cyane no kubyumva bati ibyo ngibyo rwose ni ibinyoma urimo kubeshya ni gute wakwitwara gutyo urimo kuvuga yuko ari ku nshuro ya mbere ukoze ibyo. Nyamara Momoa we ntabwo yababeshyaga, ibyo yavuze yuko ahubwo ari bwo yahise abona yuko bishobora kuzabyara impano, maze atangira gutekereza yuko igihe azaba asoje amasomo ye aribwo ashobora kuzakurikirana ibijyanye no kumurika imideri. Nyuma asoje amashuri yisumbuye yaje kwerekeza muri kaminuza. Yagiye muri kaminuza nkuru ya Hawaii, aho kino gihugu yari muri kaminuza. Imisatsi ye yaje kuyikaraga maze itangira kugaragara mu buryo bwa dread, aho zino dread zizasaga shokora. Abakobwa benshi barabimukundiye mu buryo budasanzwe, bigatuma rero adakunda kujya ahantu hari abantu benshi, dore ko bamufataga nk'icyamamare n'ubundi muri kaminuza, bidatandukanye nk'igihe yigaga amashuri yisumbuye. Jason yari azi kuganira, azi gusetsa, maze ibyo bikajyana n'ubwiza bw'abantu bamukundiraga bidasanzwe. Kandi kino gihe cyose yakoraga gym agaragara neza mu buryo bukomeye, nubwo atangaraga nk'uko ngana ubu, ariko kandi nanone ntabwo avuga yuko atari afite umubiri ibyo benshi mu bakobwa icyo gihe bakundaga, kandi benshi akavuga yuko bakundaga kuza kumusaba urukundo ariko nawe akabahakanira. Ni gute Jason Momoa yaje kwinjira mu mwuga wo gukina filime kandi akamamara ku isi yose bakamumenya? Ubwo yari afite imyaka 19, abantu benshi batangiye kumutera imbaraga bati uko ugaragara ndetse n'uko witwara ukinnye filime yakundwa. Ibyo byanahuriraga n'uburyo yasetsaga, bati rwose filime zawe twazireba, ahubwo tangira ugerageze urebe uburyo wakwinjira muri urwo ruganda. Ahangaha rero nawe yaragerageje uko ashoboye, ndetse abantu be ba hafi batangira kubimufashamo, maze ubwo hatangiraga umushinga wa filime yitwaga Baywatch Hawaii, abantu baza kumwemerera kujya muri no filime. Gusa nubwo yajyaga mu majonjora cyangwa se muri casting yari afite imyaka ikiri mike, dore ko nubwo bamuhaye amahirwe yo gukina muri no filime, ariko ntabwo bamuhaye role ikomeye ifite agaciro kuko atagaragayemo kenshi cyane. Jason, no mister, just Jason. Yakinnye nk'umwana muto w'umuhungu wishimira kuba ari hamwe n'aba bantu bashinzwe umutekano w'abantu bakorera ibikorwa bitandukanye mu mazi, baba boga, abatemberamo n'ibindi bikorwa bitandukanye bikorerwa mu mazi. Me, I'm me. One thing, one piece, one person. Ikintu cyamushimishije hano ni ukwibona kuri televiziyo. Yabonye ngo ari ibintu bidasanzwe kandi byiza cyane, ahita anabona yuko aramutse abishyizemo imbaraga kuko bino bintu bishobora kuzamukundira. Kuko rero yatangiye kubikunda, ibingibi byamuteye imbaraga zo gukomeza gushaka izindi nzira yacamo kugira ngo akomeze kwaguka muri uno mwuga wa filime yari atangiye. Mu mwaka wa 2004 Momoa yagaragaye muri filime yiswe Johnson Family Vacation, aho muri no filime iri mu bwoko bwa komedi, ibigizwe n'abantu bo mu muryango umwe baba baragiye mu butembere. Ino filime ya kabiri yakiniyemo yamufashije kugera imbere mu bijyanye n'umwuga w'ubukinnyi bwa filime, dore ko yari narimo n'abandi bantu bari ibyamamare icyo gihe, barimo nka Lily Bow, Solange Knowles umuvandimwe wa Beyonce, Vanessa Williams wakunzwe cyane mu myaka ya za 80, akanaba Miss America mu mwaka w'1983, n'abandi benshi. Ibyo rero byatumye benshi batangira kumwitaho ndetse no kumumenya, ariko kandi bijyanye n'uburyo yitwaraga byanajyanaga n'igihagararo ndetse n'uburyo agaragara inyuma. Benshi bemezaga yuko ari umusore mwiza, ibyo nabyo avuga yuko atari kubyirengagiza mu byatumye amenyekana, ndetse n'impano ye benshi bagatangira kuyikunda. Ino filime yarakunzwe ndetse inabasha kwinjiza agera kuri miliyoni 31 z'amadolari y'Amerika y'icyo gihe. Ni kenshi kuko kuri ubu bishobora kwikuba nk'inshuro zirenga 20. Mu mwaka wa 2011 Momoa yakinnye muri filime yitwa Conan the Barbarian, aho ino filime noneho yaje ihindura byinshi ku buzima bw'ugendeye ku zari zayibanjirije. Muri ino filime Momoa bakina arirwanya akoresha inkota. Uretse n'ibyo yari ari mu mwanya mwiza aho yakinnye role ijyanye n'ubusore bwe, anayihuriramo n'igihangange Arnold Schwarzenegger, aho ino filime aba ari mu bakinnyi bakuru kuko anagaragaramo kenshi. Ino filime nayo yarakunzwe ndetse ituma benshi batangira kumwitaho, banabona yuko uretse igihagararo ndetse n'uburyo agaragara, ahubwo n'impano yari ikintu cyihariye. Abanyamerika benshi batangiye kumukunda ndetse no kumwandika nk'umuntu ushobora kuzahindura amateka mu gihe kiri imbere. Kino gihe koko haburaga igihe gitoya cyane, maze akagaragara muri filime yatumye ibintu bya hafi ya byose bihinduka kandi bikaba ibindi. Ino filime nta yindi ni filime y'uruhererekane Game of Thrones, aho inari filime yacaga kuri HBO, aho rero Momoa akina yitwa Khal Drogo, abagaragaramo ari indwanyi idasanzwe ndetse ari n'umukuru wa bumwe mu bwo wakwita nk'ubwoko, ndetse ahangaba anakundana n'umwe mu bakinnyi birangira babaye abimena muri ino filime.
hari ahantu Momoa arwana n'indi ndwanyi yo ku rundi ruhande maze akamuca umutwe yarangiza akawukuramo ururimi akarujugunya mu bindi bice by'imibiri y'abandi bantu bari bapfuye. Iri mu mashusho ateye ubwoba atapfa kuva mu mitwe y'abantu bose barebye ino filime, cyane cyane mu bice uno mugabo yakiniyemo. Jason Momoa akimara kuyikina yahise imugira undi wundi muri Hollywood, agaciro ke karazamuka mu buryo bugaragara. Impano ijyanye n'uko asanzwe agaragara anga byarigaragaje birengeje urugero, dore ko n'ururimi bavugaga atari icyongereza gisanzwe. Aha yavugaga ururimi rujya kumera nk'aho akomoka muri Hawaii, aho yanavuze yuko ari imwe mu bintu yishimiye kuba yarahawe role avuga urundi rurimi rutari icyongereza kandi akayikina neza cyane akanabibasha. Nyuma yayo Aquaman n'indi filime Jason Momoa yakiriyemo maze imugeza ku bushorishori bw'ubwamamare, inamuzanira amafaranga menshi kuko nayo yinjije umurengera w'amafaranga batari biteze uhereye ku bayitunganyije ukanageza yewe no ku bakinnyi bayo ubwabo. Iyi ngiyi Aquaman yagize Momoa umukinnyi umwe mu bakinnyi ba filime bahembwa menshi ku isi. Muri ino filime yakinnye ari umuntu udasanzwe ufite ubushobozi bwo gutumanaho n'ibinyabuzima byo mu mazi, maze ibyo ngibyo bikanajyana n'ubuhanga bwihariye mu kurwanisha umubiri n'ibikoresho gakondo. Muri ino filime kandi Momoa aba ari umuyobozi mukuru w'ubwami bwo munsi y'amazi, aho mu byo yagombaga gukora rero harimo no gukumira umuvandimwe witwaga King Orm, nawe wari ufite ubundi buhanga bw'ikirenga mu kurwana. Uyu bavukanaga yashakaga guhuza ubwami burindwi bwo munsi y'amazi kugira ngo bazasenye ubwami bwo ku butaka, ariko kandi Momoa we bino ntabwo yabyifuzaga. Icyagombaga kubaho rero ni uguhangana byeruye nk'abavandimwe. Ni nako byagenze, maze we n'uno muvandimwe barakimbirana bikomeye, binagera no ku ntambara itoroshye, ariko kandi Momoa uba witwa Arthur Curry muri no filime birangira atsinze. Uwo bavukana ntabwo yabashije guhuza bwa bwami bwo mu mazi nyine nk'uko yabyifuzaga. Ino filime yarakunzwe cyane ndetse ejo bundi mu mwaka wa 2023 mu kwezi kwa 12 hasohotse ikindi gice cyayo cyiswe Aquaman The Lost Kingdom, aho kino gice nacyo cyakunzwe mu buryo bwihariye. Momoa ubu ngubu amaze kuba igihangange mu ruhando rwa filime ku rwego rw'isi, aho amaze gukina muri filime nyinshi zinazwi cyane zirimo Superman, Justice League, Wolves, Braven, Frontier, ndetse ukanongeraho izo ngizo zindi tumaze kukubwira. Reka twinjire mu buzima bw'urukundo bw'uyu mugabo, ubuzima watekereza yuko burimo abakobwa benshi, ariko nyamara ntabwo ari gutyo bimeze. Jason Momoa inkuru ze zizwi z'urukundo zatangiye kujya mu bitangazamakuru ubwo byari mu mwaka w'1999. Urugendo rw'urukundo yarutangiranye n'umukinnyi wa filime witwa Simone Jade Makino. Abangaba bakundanye imyaka 6 maze mu mwaka wa 2005 Momoa na Simone bombi batangaza yuko urukundo rwabo rwarangiye, ko ariko kandi bazakomeza kubahana. Nyuma byaje kumenyekana yuko Momoa n'undi mukinnyi wa filime nawe uzwi cyane witwa Liza Bonet binjiye mu rukundo. Iby'ubuzima bw'urukundo bw'uyu mugabo benshi batangiye kwifuza kubimenya. Abakobwa benshi icyo gihe bakinaga filime bifuza gukundana nawe, dore ko yaravuye mu rukundo rw'imyaka 6. Jason Momoa nyamara hano yavuze yuko icyo gihe rwose nta gahunda yari afite yo gukundana n'undi muntu utari Liza Bonet, aho no mugore nawe wari usanzwe ari umukinnyi wa filime unamurusha imyaka 12. Momoa yatangiye kumukunda akiri umwana muto cyane. Kino gihe bwa mbere Momoa abona uno mugore yamubonye muri filime yitwa Cosby Show, aho ino filime yayikinnyemo maze ikamuhindurira ubuzima. Hano rero muri ino filime yari afite imyaka 17 ubwo yayikinagamo. Momoa abona Liza Bonet bwa mbere kuri televiziyo yari afite imyaka 8 y'amavuko. Akimubona muri we ngo yumvise yuko agomba kuzamubera umugore, maze ahita abwira mama we ati, uriya niwe nshaka yuko azambera umugore, ndashaka yuko tuzabana. Nyina byaramutangaje ukuntu umwana w'umuhungu w'imyaka 8 abashije kureba umukobwa maze akumva yuko ari we akwiranye, maze nyina arabyihorera. Nyamara ntabwo yarazi yuko umwana we ameze nk'aho arimo guhanura ibizamubaho. Momoa yakomeje kuba umufana ukomeye cyane wa Bonet, ariko kandi akazajya yumva hari ukuntu azamubera umufasha nubwo kino gihe uyu mugore yari afite umugabo ndetse banabyaranye. Kino gihe ubwo Momoa yaramaze kwinjira Hollywood, abantu benshi batangiye kumumenya. Yaje guhura na Liza Bonet mu minsi ya mbere yabigenzemo gake cyane, nta n'ubwo ari amagambo menshi bavuganaga.
Kino gihe Jason Momoa ndetse na Liza Bonet bakomeje kujya bahura bakaganira, ariko kandi ari ibintu bisanzwe bahuriraga muri runo ruganda rwa sinema rukunze guhuza abakinnyi kubw'impamvu zitandukanye. Kino gihe uyu mugore witwa Bonet yari amaze igihe atandukanye n'uwitwa Lenny Kravitz, uyu nguyu babyaranye umwana w'umukobwa witwa Zoe Isabella Kravitz, aho uyu mugabo bari baratandukanye nawe yabaye umuririmbyi w'icyamamare mu myaka za 90. Uyu akaba anafite abafana benshi, aho imwe mu ndirimbo ze zamenyekanye harimo iyitwa Again, indirimbo yagacishijeho mu myaka y'ibihumbi 2000 maze ikagenda igakundwa ikanamuhesha ibihembo bya Grammy. Lenny Kravitz ubu bwamamare bwe bwagize uruhare runini cyane kugira ngo atandukane na Liza Bonet, harimo no kuba Kravitz yarinjiye mu rukundo na Madonna mu ibanga, ndetse anamwandikira indirimbo yanakunzwe cyane yitwa Justify My Love, aho rero icyo gihe byatumye Liza Bonet atandukana n'uno mugabo bari baramaze igihe bakundana ndetse banafitanye umwana w'umukobwa. Hashize iminsi rero Liza Bonet ahura kenshi na Jason Momoa, igihe kimwe Momoa yaje gusohoka maze ajya mu kabyiniro. Ahangaha rero yari ari kumwe n'umwe mu nshuti ze, yaje guhindukira gato yareba ku ruhande, maze ino nshuti ye ihita ibona Liza Bonet hirya, nawe yari yaje kubyina. Yafashe Jason Momoa maze iragenda imuhuza n'uno mugore Liza Bonet, maze uyu nguyu yarangije ahita abwira Jason Momoa ati dore uyu nguyu ni mushiki wawe muri sinema, muzakorane filime yanyu izaba ari nziza. Jason Momoa nibwo bwa mbere yari yiyumvishemo mu mutima yuko agiye kubwira Liza Bonet uko yiyumva. Ibyishimo byamubanye byinshi, ahita afunga umusatsi nk'uko Bonet yari yawufunze kugira ngo yongere amahirwe yo kugaragara neza imbere ye. Kino gihe batangiye kuganira bahereye kuko imisatsi yabo bombi yarasaga. Aba bari bafite dread ku mutwe wabo. Batangiye kuganira maze barishima, ariko kandi kuko bari mu rusaku, ikiganiro cyabo bifuza yuko cyajya gukomereza ahantu hatuje. Bagiye kuganira ahantu hatuje, ari Jason Momoa bisabye no mugore, aho ngo yamusabye mu kinyabupfura cyinshi cyane ngo ngwino tujye kureba ahantu hatuje maze tuganire. Bonet yarabyemeye, baragiye maze Momoa yakaga Ines, dore ko ari nayo nzoga avuga yuko akunda cyane, na Bonet nayo bigenda gutyo. Batangira kuganira, amasaha yakomeje gukura cyane, babona yuko bagomba gutaha maze bakajya kuruhuka. Momoa yumvaga adashaka gutandukana n'uno mugore, yaramusabye ati niba ntacyo bigutwaye wanyemereye nkaza kurara iwawe. Bonet ngo yaramubajije ngo kubera icyo ushaka kuza kurara iwanjye. Momoa ngo yamubwiye yuko yumva atifuze yuko batandukana, kandi ngo hoteli yarimo kuraramo icyo gihe ikaba yari iri kure. Ibyo no mugore yarabyemeye, maze kuva ubwo urukundo rwabo rutangira ubwo. Aba nta gihe kinini cyashize kuko bakundanye imyaka 2 gusa, hanyuma mu mwaka wa 2007 bahita batangira kubana mu nzu. Mu gutangira kubana Bonet yari afite gushidikanya adashira uno mugabo w'amakenga, ati bano rwose ndabizi, ati rwose ndabizi tuzahita dutandukana. Gusa Jason Momoa yitwaye mu buryo bwatunguye cyane Bonet. Uno mugore ntabwo yarazi yuko uno mugabo wakundwaga n'abagore benshi n'abakobwa benshi yari gutuza maze akiyumva nk'umugabo mu rugo, nubwo nyine hagati yabo nta n'ubukwe bari barakoze. Nyuma y'igihe gito y'ababana baje kubyarana umwana wabo, maze uyu nguyu bamwita Lola Momoa. Kuri Momoa uyu nguyu yarabaye umwana we w'ipfura, ariko kandi kuri Bonet uno yari umwana we wa kabiri kuko uwa mbere yamubyaranye na wa mugabo we batandukanye. Hashize umwaka umwe Momoa na Bonet bahise babyarana n'undi mwana w'umuhungu maze bamwita Wolf, ariko kandi aba bana bose bafite amazina afite inkomoko mu birwa bya Hawaii nkaho se nyine akomoka kandi akunda cyane. Momoa mu kwita abana be avuga ko ashingira kuri gakondo yo muri Hawaii kuko hakunda. We na Bonet urukundo rwabo rwarakomeje, abantu benshi batabyiyumvisha kubera yuko Momoa yari icyamamare afite uburanga bw'umubiri bwinshi n'igihagararo bikurura abagore benshi, ariko bakibaza ukuntu akundana n'umugore umurusha imyaka 12. Aba bati none wabyita yuko atari urukundo, byibura uno mugore aramutse amurusha amafaranga, ariko kandi Jason ni urusha amafaranga uno mugore. Abangaba bombi baje kwishyirishaho tatuwaje zisa. Izi tatuwaje ugenekereje mu kinyarwanda zikaba zivuga ngo gusinda buri munsi. Ucyumva igisobanuro kino tatuwaje wakumva yuko nyine ari ibintu by'abantu bameze nko guhora mu nzoga, nyamara rino jambo ryanditse mu Gifaransa ushobora gusanga ku maboko yabo. Ni ijambo risobanura urukundo rumeze nk'ubusazi ndetse no kubahana bimeze nk'ubusazi. Ni ijambo abantu benshi bakundana bakunze gushyira ku ntoki zabo cyangwa se ku maboko yabo, aho nyine ari ibyo ngibyo risobanura. Aba nubwo bari barakundanye kera cyane, nyamara bakoze ubukwe mu mwaka wa 2017, bamaze imyaka 12 babana nk'umugore n'umugabo, baranamaze kugira abana. Momoa ndetse na Bonet ntabwo bagarukiye kukubaka umuryango gusa, ahubwo banakoranye akazi, aho banakinanye filime yitwa Road to Paloma ndetse n'izindi project zitandukanye bombi bagiye bakorana.
nubwo ino couple yabo yari izwi cyane kandi inakunzwe inafite abafana benshi nyuma y'imyaka 16 mu rukundo mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2022 bombi batangaje ko batandukanye. Aha biciye ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuze ko nubwo bibabaje ariko kandi igihe kigera maze abantu bakabona yuko bakwiye gutandukana atari uko banganye cyangwa se bafite icyo bapfa. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 nibwo batangiye urugendo rwa divorce nyuma y'imyaka 2 batandukanye ku bana batabana ariko kandi nta gatanya baraka. Aba nimwe muri couple zababaje benshi. Mu bindi wamenya kuri uno mugabo kubera yuko mu nyinshi muri filime akina akunda guhabwa role zo kurwanisha umubiri we cyane, ibi byamusabye kwiga imikino njyarugamba irimo nka karate. Amasomo ya mbere yagiye mu gihugu cya Brazil maze hano ahigira imikino wakwita nko gukirana ndetse no guturana hasi. Nyuma yaje no kugenda yongera ubumenyi mu bindi bihugu bitandukanye birimo nk'Ubuyapani n'Ubushinwa, aho kugeza ubu nubwo ziriya role ahabwa ashobora kuzihabwa nk'umuntu ugaragara uko agaragara ariko kandi anifitemo ubumenyi bukomeye ku bijyanye n'imikino njyarugamba. Momoa akunda umuziki cyane ku buryo azi no gucuranga gitari zose ndetse kuri piano ngo nabwo aragerageza. Mu rugo yajyaga acishamo akaririmbira Bonnie ndetse n'abana. Avuga yuko nubwo rwose byinjiyemo ari ugukina filime ariko no kuririmba ngo biza kuba ngombwa ari kubigerageza. Jason Momoa iyo umuntu amwitegereje abona yuko ku ijisho ry'ibumoso rye hejuru harimo akarongo kaberamye gaciyeho, aho benshi bazi yuko uyu yari nk'umuderi. Gusa kuri Momoa iyi ngiyi ni inkovu atajya akunda kuvugaho kenshi ariko kandi ntabwo ari umuderi nk'uko benshi bakunze kubitekereza. Akaba ari umuntu ukunda gusabana ndetse kenshi akanavuga yuko umuntu wese umuzi cyangwa se nanone utamuzi yawumenyera kuko akunda umuryango we. Uyu mugabo wo ku bwa filime yakinnye ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye yagiye agaragaramo byamuhesheje ibihembo birimo nk'icyitwa CiNEMA, ibihembo bya Screen Award yaba ari byo muri Canada ndetse no muri Amerika mu myaka itandukanye n'ibindi bihembo. Ibyo kandi bikaniyongeraho n'ibigo bitandukanye yagiye yamamaza. Kugeza ubu afatwa nk'umwe mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi kugira ngo azajye gukina filime ndetse akanabazwi nk'umwe mu bantu bakunze cyane guhisha umutungo wabo ku buryo bigora ibinyamakuru byinshi kuba byanagenekereza. Birazwi ko atunze agatubutse ugendeye ku bikorwa bitandukanye yagiye agaragaramo yaba izo filime, kwamamaza ndetse no kumurika imideri. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cya none, ikiganiro amateka yabo cyagarukaga kuri Jason Momoa nk'umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe cyane kandi twagiye dusabwa n'abakunzi bacu benshi mu bihe bitandukanye. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro amateka yabo ku byamari bitandukanye nk'ibisanzwe, ukaba wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine.